Sengeze kugupa Zendumo Kristo Morambihanga Nawe igihugu cyose cyanseka Zendumo Kristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize njyewe nawuzwa n'iki kudamukunda
kuko usigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda Ndi umukristo uvuga ubuntu narakijijwe kuva mu byaha ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba ndi umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranisha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranisha Ndi umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ntoye ibyino mw'isi nabinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza
Yesu aranyuze. Yemisemo Yesu mucunguzi wanjye nkunda, andutira no gushinga n'ab'isi bose. icyo nifuza sinshaka kumenyekana, rero wo kumwami Yesu iminsi yose. Uwanyimika nk'umwami w'ishyamba rinini rite, kwibata icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Uwanyimika nk'umwami w'ishyamba rinini rite, kwibata icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Andyohera cyane nta buki buryoha nkawe, imizano w'igihumbi yocishe cyane, ahumura neza kurusha ibirabyo byose, nta nkurikize mufite wandangirije.
neza Mana kwiringirwa Mana ikomeye byatuje Mwami cyo kwizera umugabo arancanga pe ubu ngubu urimo urasenga rekeraho ndakwinjiza rekeraho banza wumve ibibazo byo mu rugo ubu igihe wasengeye hari ubwo twasubijwe amata y'abantu ntayihari isukari ntayihari ibintu byose byarangiye muri sitoke none urimo urasenga rekeraho gusenga igihe twasengeye byararambiranye Imana ntabwo yatwumvishije baduhaye prayers inzu yarangiye ugasanga twirukana iyo Mana izigaragaza ryari oya ndabirambiwe genda ushaka ibyo ukora nanjye ngende nshaka ibyo nkora niwanga njyewe ndagusiga mu rugo rwawe ndarugusigamo nta kindi kuko nibyo gusenga igihe wasengeye turarambiwe twarasenze ntitwasubizwa none rero birarambiwe oya ntabwo byo kwihangana mushyize muri urugo rwawe genda njyewe njye gufata ibyanjye ngende ndagiye ntabwo njye nabyemera Icyakera ntubyiteho kandi byashizewe kubyibuka dore ngiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe kizaduka kandi bose bazakimenya nzaharura inzira mu butayu nembeshe imigezi mu kidaturwa banga amaso nanjye ndaje aho uri murwanirire ndareba inkike mu isi ari ndende cyane torero rimufata amakondera abakora cyane sibo babona byinshi mana natwe mana gumana natwe nubwo urugendo rubaye rurerure abo twafatanyaga umurimo baragiye
twabonaga nk'ingenzi byataye agaciro harimo ibitambo n'inuma z'intungura Golgota wabaye indirimbo birimba umunsi ku munsi umusaraba niwo kimenyetso kitazibagirana mu mitima y'abakiriye intsinzi yawe Yesu ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga umwenda ukingirije ahera cyane urusengero utabukamo kari ukagirira hejuru ugeza hasi genda we duhabwa kwicirarira isi iratigita ibitare birameneka ibituro birakingurwa iduka nyinshi kabera bari basinziriye birazuba Yerusalemu abagacitsinzi ubwami buzasimburana n'ubundi bwami ibintu byinshi twabonaga nk'ingenzi byataye agaciro harimo ibitambo n'inuma z'intungura Golgota wabaye indirimbo birimba umunsi ku munsi umusaraba niwo kimenyetso kitazibagirana mu mitima y'abakiriye intsinzi yawe Yesu umusaraba niwo kimenyetso kitazibagirana mu mitima y'abakiriye intsinzi yawe Yesu ntibigeze kugaragaraho umugayo uri mwiza uzira inenge waremeye ubusa urabura wikorera kubera inyota n'umunaniro ab'i Yerusalemu barakuririrayo ubutware bwawe bukanyijwi rirenga ntiwakobwa Yerusalemu mwindirira ahubwo mwirire n'urubyaro rwanyu kuko yirahiriye ati sinzongera kurya no kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntaricarana nawe nakoye amaraso bwo kumurikirwa na data n'abamarayika ubwami buzasimburana n'ubundi bwami ibintu byinshi twabonaga nk'ingenzi byataye agaciro harimo ibitambo n'inuma z'intungura Golgota wabaye indirimbo birimba umunsi ku munsi umusaraba niwo kimenyetso kitazibagirana mu mitima y'abakiriye intsinzi yawe Yesu
nta miringa nta n'izahabu nta n'amafaranga atanga iherezo ry'ubuzima kuko nzi neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima benshi basiganiwe mu by'ubutunzi no gushaka imbaraga batakaza kuguma mu isezerano wasiwe winduririza
iherezo ryawe mugenzi ariko ari bashatse imana yayegurira ibyanjye byose kuko ariyo ikora ibikomeye bikarondoreka niha intege abananiwe kandi ikabakomeza Pawulo yandikiye Timoteyo ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya abagenzi ariko wowe mwene data byuba amaso hose mu gihe cyose ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi satani pawulo yandikiye timoteyo ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya abagenzi ariko wowe mwene data byuba amaso hose mu gihe cyose ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi satani ariko ari bashatse imana yegurira ibyanjye byose iyo mana ikora ibikomeye kuko ariyo ikora ibikomeye ikarondoreka iha intege abananiwe kandi ikabakomeza ariko nanjye wowe bashatse imana bashatse imana yegurira ibyanjye byose yegurira ibyanjye byose iyo mana ikora ibikomeye kuko ariyo ikora ibikomeye ikarondoreka iha intege abananiwe kandi ikabakomeza bashatse ariko ari bashatse imana yayegurira ibyanjye byose iyo mana yitwa ishobora byose kuko ariyo ikora ibikomeye iyo mana iha intege abananiwe ikabakomeza Yesu yapfaga yari ikigihano cy'ibyaha byawe noneho yiteguye kuza mu bugingo bwawe Amahirwe atangaje nabonye ishuri
satani yari yashinze urugamba avuga ko abatuye isi turare ushimwe kuko wadutsindiye yesu we ntacyo gushinja ntacyo utakoreye yari
imirimo wakoze hari impamvu turagushima wamura bibereye kubw'urukundo imirimo wakoze hari impamvu ntacyabuza gushimira umwami yambereye umufasha mu bihe byose twagendanye yambereye urutsinzi mu bihe byose turi kumwe ambereye igisubizo ntacyabuza gushimira uwo mwami yambereye
uzashimira yabikoze ibyago nibiza uzakomera umutima kukwigirira neza bose bose bayubaha azabiza amaso yawe bakubahisha ibirenge byawe bibagendera mu isi azagirira ubuntu azabiza amaso yawe ibirenge byawe Cristo muri wowe uzagusura kundo kuko yagukunze uzagirire neza bose bose bakugana uzarangwe n'ineza mbuso yawe ururimi rwawe ruzarangwe n'amagambo meza y'urukundo oya si wowe Kristo muri wowe uzagusura urukundo kuko yagukunze uzagirire neza bose bose bakugana uzarangwe n'ineza mbuso yawe ururimi rwawe
arantabaye ntabwo nzaba ndi ku rutanga aho yankuye ndamushima satani we yaciye akobo umwami wanjye akira akanzu aho rukomeye aratabara ntabwo we yaduteza abantu nzajya ngenda muvuga neza umwami wanjye arantabaye ntabwo nzaba ndi ku rutanga aho yankuye ndamushima satani we yaciye akobo umwami wanjye akira akanzu aho rukomeye aratabara ntabwo we yaduteza abantu Yesu ageze kwa Yayiru uwo munsi umwana aba arazutse ageze kwa Mariya na Marita Lazaro nawe aba arazutse kandi usibye naho ngaho natwe twese turamushima ibuka nawe aho yagukuye Yesu wacu ni karura Yesu ageze kwa Yayiru uwo munsi umwana aba arazutse ageze kwa Mariya na Marita Lazaro nawe aba arazutse kandi usibye naho ngaho natwe twese turamushima ibuka nawe aho yagukuye Yesu wacu ni karura nzajya ngenda muvuga neza umwami wanjye arantabaye ntabwo nzaba ndi ku rutanga aho yankuye ndamushima satani we yaciye akobo umwami wanjye akira akanzu aho rikomeye aratabara ntabwo we yaduteza abantu nzajya ngenda muvuga neza umwami wanjye